mureke twere kumva umwuka uri muri uriya muntu ubwiriza nabi akajya kubwiriza ku ruhimbi akabwiriza ngo akavanaho gahunda yo kubwiriza mu bimera ngo bavuge buryo ki imiti ivura cyangwa ibiti bivura. Iyi nkoko y'inyarwanda ririya gi, impamvu navuze amatungo byumve neza, ririya gi ku mwana utameze neza karararira, birimuhaye ku mugoroba akarya waritogosheje, iyo afite uburozi yarahumanye ukibona yabyimbye amaso cyangwa yirabuye cyangwa yatukuye, icyo ni ikimenyetso. Dukunda kuvuga ngo inyama zose ntabwo zanduye. Inkoko y'inyarwanda itora, wowe muntu mukuru ahura uherereye, niba warivuje kwa muganga indwara zawe zikananirana kandi uribwa mu nda, iyo nyama y'inkoko itogosheje nawe buracya mu gitondo naho bya bimenyetso navuze kuri wa mwana wabyimbye mu maso, watukuye cyangwa wirabuye, kandi ubwo wasanga uri kubuzana kuvurisha ibimera urya ubuki. Icyo kimbabaza cyane cyane rwose, ugasanga urarya ubuki uraryaswa ivura gute. Ayo makuru ntayoze. Reka hari amavuta tujya twumva, sinzi niba ujya uyumva, amavuta y'intare. Yego, tujya tuyabona aravura nk'amaguru yabyimbye, ugasiga amaguru akabyimbuka. Wa muntu wabuze amahoro, ukoresheje ijambo rikomeye cyane, igicibwa. Niko bimeze. Igicibwa rero nk'uko bivuze kugira gute, kwidumbaguza nayo mu mazi cyangwa kwiyuhagira, mbivuge gutyo neza nkuko yabivuze. Yaravuze ngo nuba muri nje nzaba muri wowe. Ibitangaza Yesu yakoraga kera none munsi biracyakoreka cyabikora. Mu kuva 15 22 kugeza 26 ubwo Abisirayeli bari bafite urugero rw'iminsi 3 bageze imara basanga amazi arashari ari mu bushari. Komera Jacques we. Muraho. Komera muvandimwe. Muraho neza. Komera cyane. Yego. Imana duhana umugisha kabisa nari ngukumbuye. Murakoze cyane. Cyakintu twa turimo rero buriya abantu baragishimye cyane, barambwira ngo uriya muntu arakenewe. Ahubwo se uko bakubwiye niko nanjye bambwiraga, bagira bati ikiganiro kari kizi ko gifite impuguro. Yego, ndababwira nti ni icya muganga nyine, ni dogiteri twari turi kumwe. Yego, ndabona waje kubereka kuri dogiteri koko byenda hari ukuntu bashidikanyagamo kuntu, ariko noneho ni dogiteri twari turi kumwe, inzobere muri ibi bintu. Yego. Akenshi rero abenshi bibaza uburyo tuvurisha ibimera. Urabyemera? Urebye nge hari ibyo maze gusobanukirwamo kuntu aho ntangiye kugukurikiranira. Yego. Hari ibintu byagiye ngenda nsobanukamo byatumye rero ndushaho kugenda mbyemera. Ariko ntibivuze yuko njyewe Jacques imyemerere mfite ariyo n'abandi bafite. Abandi bashobora kuba bari bameze nkanjye batarabyemeraga. Yego. Akenshi ibimera abantu ntabwo babyemera, ngo hari imbaraga zindi ngo abavuzi bakoresha. Izo mbaraga zindi rero sinzi uburyo babitekerezamo, kuko ibimera tubona kuri ubutaka nta na kimwe kitavura. Iyo tuvuze ibimera n'amatungo aravura n'inyamaswa ziravura. Aho rero nabwo ariko utarambaza kuri ibyo byose, hari ikintu nshaka gusobanuraho neza. Ngira ngo dufite amadini n'amatorero kuri iyi si yacu. Yego. Ugasanga hari abakristo bamwe na bamwe, ugasanga hari abayobozi b'amadini n'amatorero amwe n'amwe batemera ko abakristo babo bivurisha ibimera. Ngo niba urwaye jya kwa muganga, tumenye ko wagiye kwa muganga. Niba urwaye turagusengera. Kandi kenshi nkunze kubabwira ko ibi bimera Imana imeje kuri ubutaka, yaba n'aya matungo yaba n'izi nyamaswa, ni ibyo kudufasha twebwe abantu. Sinzi niba uri kubyumva neza icyo kintu. Ndimo ndabyumva. Ugasanga abashumba bamwe na bamwe barabuza abakristo kwivuza bakoresheje ibimera, bivurishije mu bantu bakoresha ibimera. Ngo niba urwaye jya kwa muganga, kandi kwa muganga babuze indwara. Kandi umuntu ararwaye yenda gupfa, afite umuriro urenze 40, araribwa mu nda, araribwa mu magufa, araribwa umutwe, araribwa imitsi, araribwa amaguru, arabyimba. Kwa muganga babuze indwara. Tukavurisha ibyo bimera, ugasanga abantu bari muri ayo madini n'amatorero ntibari kwemera ko ibyo bimera tubivurisha abakristo bacu. Ahubwo hari ikintu nkunze kwibaza. Buriya ayo madini amadini menshi, yego, birashoboka yuko usanga atemera ubwo buvuzi. Yego.
nyamara umuntu yagiye kwa muganga indwara yabuze, nyamara bo bari kukubwira ngo jya kwa muganga. yego Ese mu by'ukuri niba bakubwiye ngo jya kwa muganga cyangwa se turagusengera ariko aho hose igisubizo cyabuze, wowe tugufite nk'umukristo, yego tugufite nk'umuganga dogiteri impuguke muri ibi bintu, yego ni iyihe nama waduha? inama nabahaye tureba mu byanditswe, tuba dufite ibitabo byanditswe kandi by'abakristo. Icyo gitabo cyitwa tumenye kwivura, sinzi naba ukigira cyangwa se ukizi, kivuga ngo dukoreshe iby'Imana yaremye. Cyaba ari icy'abakristo cyangwa ni ibitabo abantu bose bakunda kwiga? Igitabo cy'abadivantiste umunsi wa karindwi. Aha, tubwire rero. Harimo ibimera byinshi dukoresha twivurisha cyangwa se tuvura n'abandi. Ariho nakubwiye ngo Imana yaremye ibyatsi ishyira kuri ubutaka kugira ngo bidufashe, ishyiraho amatungo, ishyiraho n'inyamaswa. Aho rero ariko utarambaza ngo aho rero hari aho wambwiye ngo gusenga, kujya kwivuza kwa muganga ugasanga barasimburana basengera umuntu. Yego. Kandi n'uwo bazaniye Yesu ngo amuvura agatubu twona agashyira ku maso, bari basenze ntako batagize. Ngira ngo uri ku umugabo w'ingabo mukuru ubwo yari asumbirijwe aremerewe. Yego. Arwaye iki? Ibibembe. Yoherejwe aho agomba kujya kuvurirwa n'akana be baragize gute, barashimuse mu mvugo y'iki gihe. Ako kana kavuga ati kamubonye ati nyamara databuja hari wamuvura mu gihugu cy'iwacu. Ageze yajyanye n'amaturo n'ibintu byinshi cyane, ageze ngo tugenda widumbaguze hehe mu mazi, genda ni piscine sinzi cyangwa se ikiyaga, ariko ni ikiyaga cyose ni amazi ari ahantu h'ikidendeza ko tubyite gutyo. Yaragiye idumbaguze inshuro zingahe? Inshuro 7 avamo ameze ate ari muzima, ngo umubiri umeze nk'uwakana ku ruhinja. Aha rero impamvu mvuze aya magambo, hano hari igitabo cy'abadivantiste umunsi wa karindwi. Iri tabo twemera cyane. Nuko nifashe iki ngiki kimwe, ko turufite ari byinshi. Tumenye kwivura volume ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Aha rero hari amagambo avuga ngo rero mwihangane nse nk'ubaruguye. Yego. Uzanye igitekerezo cya Elisa, uzana igitekerezo cy'uyu mwami wari usumbirijwe. Yego. Sinzi niba ari umwami niba ari umutware, ariko umugaba mukuru w'ingabo. Ariko ibi ni ibitekerezo ntekereza biri muri Bibiliya, ahubwo nkibaza nk'abakristo turabyemera. Ese niba tubyemera byaba bitwigisha iki? Kuko ntekereza yuko ibiri muri Bibiliya byose hari icyo byashakaga kwigisha abazakomoka ku batubanjirije. Yego. Byaba byigisha iki? Yagiye muri piscine cyangwa se mu mazi aridumbaguza. Yego, twarabyize rwose. Ariko se bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ubu buzima bwacu n'imyivurize, kuko watangiye uvuga kwivuza. Bishatse kuvuga iki ku myivurize yacu? Ku myivurize yacu wenda amazi hari icyo benshi batumvamo, ariko turibuka ko Imana yeretse Mose igiti agomba gushyira mu ayo mazi kugira ngo bave mu bushare n'ubururu banywa amazi babone guhembuka. Tuzanabona aho Yesu yafashe kondo akagatoba akagashyira ku jisho ry'uwari urwaye. Aramwana niba mvura nsome n'aya magambo tuyumve neza ari muri iki gitabo nk'uko mukibona. Yasome ndaza kubabaza. Uraza kumbaza. Aya magambo aravuga ngo umugambi w'ubutumwa bwiza. Ntabwo ubutumwa bwiza ari aya magambo uzumva muri Bibiliya, uzumva mu ndirimbo ziriya ndirimbo turirimba za 500 cyangwa se mu bindi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ni ibi bitabo bifite icyo bita ni byameze kuri ubutaka, Imana yaje kuri ubutaka. Yego. Bifite icyo bita imbaraga ko basha kuzahura umuntu yaba mu by'umwuka yaba n'umubiri. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Ntabwo umubiri urwaye, ntabwo zavuga ngo pfukama dusenga Imana urwaye amavi. Ntabwo zavuga ngo ririmba bashyiremo ibyuma hari abashyiremo indirimbo baririmbe uririmba urwaye umutwe. Ntabwo zavuga ngo mwumfate ibitabo turirimbe urwaye amaso. Kandi muri ibi bitabo harimo ko karoti ishobora kuba zakujya gute? Zavura amaso. Si bimera se? Cyane. Aya magambo nanone natubwe ni kuri page 54. Aravuga ngo ubutumwa bwiza mu yandi magambo ni ukuvuga inkuru nziza. Cyane rwose. Iyi nkuru nziza rero muri iki gihe irimo iraca ibintu. Wafata inkuru nziza nk'iyi wamara kuyirepeta ukayisoma neza, wayicisha kuri YouTube.
tizarema arashaka aba followers tarakeneye ama views uriya ni umukristo ni iki ni umuririmbyi ni bwoko ki none se ahangaha ubutumwa bwiza buzatambuka gute hari abantu batazi vision tugezemo ahubwo ukigera yego watubwiye ngo icyo gitabo ni icy'abadivantiste umunsi wa karindwi abadukurikiye b'abadivantiste baraza kutubwira nitubeshye nzi yuko mu gihe cyashize bagiraga umwanya bagashyiraho umwanya w'ibimera bakiga ibimera n'icyo bivura ibyaremwe ariko reka tuhakosora ahantu byo bavuga neza haremwe umuntu Imana yamejeje ku butaka ibimera yego kameza uwo mwanya waba waragiye ese kuba utakiriho nuko abantu twapaganye byagenze bite kugira ngo uwo mwanya uveho ko nzi yuko wafashaga abantu icyo ni kimwe ese kuba utakiriho abantu barapaganye icyo ni kimwe icya kabiri ese wabashije kubikurikirana wowe ndi kukubaza nk'umuntu w'impuguke yego kandi ukaba uri impuguke mu buvuzi kandi ukaba uri umukristo yego nturi umudivantiste se ongera umunsi wa karindwi umunsi wa karindwi kandi udafunguye yego uwagize amahirwe akabikurikirana akaba yarabimenye ese akwiye kuba yabibika ntasohore iyi nkuru nziza niba yisohoye byabaye icyaha dufashe kuri ibyo bintu niba uzi inkuru nziza ufite inkuru nziza mu mutima wawe uyifite mu maraso uyifite mu misokoro ntuyivuge ntabwo uzabona ijoro ntabwo uzabona ijoro kuko wowe uzi ko ufite mu bimera Imana yaje kuri ubutaka cyafasha umuntu ukahura n'umuntu yabyimbye inda yarwaye indwara bita urushwima ukaba uzi ko icyo giti ugifite cyangwa icyo cyatsi ugifite ntutange ubwo butumwa nk'uko tubibonye aha ngaha gutambutsa ubu butumwa uzarimbuka kuko Imana yashyizeho ibimera kugira ngo tubashe gufatikanya kuko nakubwiye ko hari indwara kwa muganga itabasha kuvurwa kandi nkaba nayisingiza na kwishyura ko iyo ndwara itavurwa kandi ikavurwa n'iki n'ibimera na bya bimera twabyumvise sinari ikintu cyose waba ufite twabyumvise nabajije uyu mwanya kutakiriho urakoze cyane ni umwanya mutoya wabayeho ni ubukristo bukeya bwabayeho byagenze bite jewe ko mbibona hariho icyo bita inarige ni iki ni ukwiyobora ukimenya ntuyoborwe na Kristo ntuyoborwe n'umwuka w'Imana tubashije kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo tuyoboye na mwuka wa Kristo byagenda neza kuri gahunda kuko uwavanyeho umwanya wo kwigisha ibimera sinzi icyo yashingiyeho mbere ko nta mvuga n'aya magambo ngo Imana izamubaza byinshi wowe warawuvanyeho kuko igihe tugezemo ni igihe gikomeye cyane ni ibihe by'imperuka twabwiye ko mu bihe by'imperuka haza ibihe birushya indwara z'ibyorezo tutazaho zikomoka impamvu navuze ibi bintu rero ndagira ngo abadukurikiye baze kutwumva neza nuko akenshi umuntu waje kwisanga ari gukoresha bya bimera muhora mutubwira babandi bashyiragaho wa mwanya baraza kumucira iteka babone yuko ari igicibwa muri rwa rusengero njye nkibaza Imana yarahindutse byagenze bite ngo bazamuca mu urusengero rwa mbere ni umutima wawe n'umubiri nk'uko tuvuga ngo umubiri wacu ni urusengero rw'umwuka wera ni ukuvuga ngo rero wowe uzi wahawe iyi misiyo yo gukoresha ibimera nutemerwa muri urwo rusengero rw'amatafari n'ibiti n'amabati ukoresha urusengero rw'umwuka wera amen ukoresha urusengero rw'umwuka wera ufasha abantu nzi neza ko nufasha abantu ijuru uzaribona 100%. Ndari gusengera rwose nubwo ntakuzi mbabarira aho uri hose dufatikanye dukora uyu murimo dukoresha ibimera. Iyo mvuze ibimera kenshi aje mwumva ibi byatsi gusa, hari n'ikomoka ku matungo wambaza ngo ni ibihe, ikomoka ku nyamaswa wambaza ngo ni ibihe, arabaza ibibazo zitavura. Inyamaswa nanjye ubwo ndi kumva inyamaswa ikuvura gute? Inyamaswa mu rugo iwe yakumva nta mutekano afite kubera imyuka mibi n'ikira abadayimoni yakoresha ibyo byose bigahunga, tukagenda tukagera ku kintu bitubuki. Inzuki za ntuzize? Yego ndazizi inyamaswa cyane. Buraro nakudunda rurakudwinga ukumvura ubaye ukuntu, ariko rugira ubuki ubasha kuvura ikintu bita amarozi. Ngo iki? Amarozi. Gaho.
ikimenyetso cy'uko ubuki buvura amarozi, umuntu amaze kwatakwa n'uburozi yari ubuki mu nda haramurya. ariko ni benshi barya ubuki mu nda hakabarya. Uwo rero urya ubuki mu nda hakamurya, nadushaka tumufashe, yampaye vaye tumufashe, cyangwa akoresha ubuki buhagije n'igihe bunashiramo akoresheje ubuki, kuko ubuki nibyo twavugaga nyine ibi bimera muzinzikanye. Uruyuki rujya guhova mu biti n'ibyatsi, rwa ruyange rw'ibyo biti n'ibyo byatsi. Yego. Imana ni igitangaza rwa mwabantu mwe. Uwavanyeho iyo misiyo cyangwa se uwavanyeho iyo gahunda, niba unyumva aho uri hose ntushaka kwisubiza, kuko Imana izakubaza byinshi, kandi amagi wahize ukabuza abandi. Buriya amagi yewe irawe ubusanzwe uri inzobe, iyo watukuye ubusanzwe uri igikara. Turi ku matungo n'inyamaswa. Yego. Amavuta y'inkura yazi cyane rwose. Amavuta y'inka usize ku kibyimba rero cyananiranye gisha vuba, cyo vuba kigaturika kikagenda. Batubwira ko abasha ngo no kuvura n'umusonga ku bana. Sinumva sinzi byinshi nawe ahubwo hari igihe umbaza wigiza nkana. Barabitubwira rwose. Ariko ndakubwiza ukuri, Imana muyubahe, n'ibyo yaremye mu byubahe, kuko nta handi uzabonera Imana wowe Jacques nkubwiza ukuri uretse mu bimera yamejeje n'ayo matungo ubona, kuko mu ijambo ryavuga ngo n'ibyaremwe bihimbaza Imana. Uzabona uburabyo buri kunyeganyega, bwishimye. Ndumva twasubikira aha ngaha rero, nta kindi kibazo gikomeye cyane. Ibibazo byo ntabwo byabura. Ibibazo ntabwo byabura, nuko umwanzi w'igihe ni amasaha. Yego. Kuko twari kuzakubaza cyangwa se ukijyane cyangwa se ukidusubize. Yego. Hari nk'abayobozi b'iri torero, b'aya matorero. Abayobozi b'amatorero usanga nyine uyu mwanya bawukuyeho, kandi muri uku kuwukuraho barashaka yuko wowe uvura, yego, utaza kuvura. Kandi mu by'ukuri bazi neza yuko burya twese turi Abanyarwanda kandi dutuye mu isi. Yego. Bazi neza yuko nubwo bimeze bityo, ubu burwayi nubwo batazi uko bufata ariko bazi ko buhari. Yego. Buvurwa n'ibi bimera. None uyu muyobozi w'itorero runaka akuyeho uyu mwanya, ari no kubuza bizera kuza kujya kwivuza, ndetse bigeze no ku rwego abwira abantu ngo mwe gukurikirana ibi biganiro biri guca ku ma YouTube n'ahandi, na za Twitter n'ahandi hose. Uyu muntu dusoze tumugiriye inama. Uyu muntu dusoze tumugira inama yo kwakira Mwuka Wera, abashe kumwigisha, amenye ko ibyaremwe cyangwa se ibimera bifite imbaraga ihambaye kuruta uko watekereza. None se ko iyo ukoresheje ikimera, uko byasa kose Kristo akiri mu isi yakoraga ibintu ibitangaza bigakoreka. Noneho muri uko gukoreka kw'ibitangaza, yego, hari ibyakorekaga nyine, kandi n'ubu ngubu birakoreka. Igitangaza kibaye nona biba ikibazo, ko birashoboka yuko wakoresha ibimera runaka ku muntu twabonaga nk'uwapfuye akazuka. Rega wivunika. Yes, utazabona uko igitangaza we Jacques. Igihe Jacques nako gitangaza. Ni Yesu uri muri wowe. Wakoze igitangaza. Kuko impamvu navuye ngo umushumba cyangwa se umupastor aho ari yumve iyi nkuru. Yego. Kandi umbabare niba pastor unyumva ukaba uvana iyo gahunda yo kuvurisha ibimera, niba urya ubuki nawe ubwihore ubuhagarika. Kuko waba uri gushuka abantu ukaba nk'abandi babuza abantu ngo kunywa inzoga kandi bazinywa. Yego. Mbabare rero niba ubona ko abantu barembye kandi basubirizwa baremerewe, iyi gahunda rwose isubiye byaba byiza. So gutegeka itorero ndi gusaba. Murakoze. Ndi gusaba. Murakoze cyane rero. Uwiteka abaha umugisha. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen.